twashyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatanu saa 2:45 za nimugoroba. Ubwo duherukana Rutebuka yari yashegeshwe no kubwirwa na Fiyete ku gisubizo ku cyifuzo cy'uko yamubera inshuti azakibona nyuma y'amezi 12. Bipfa kutazaba nka bimwe by'ucira injiji amarenga umara ibinonko. Mugenga yari umaze iminsi yitoratoza kuri Soso we noneho yari yamusuye mu rugo n'icigata ry'impano zigenewe abaruwamo bose. Bizabe bifite aho bihuriye se na bimwe Soso aherutse kubwira Sugira by'uko ngo ashaka kujyana n'umwana gutura kwa Mugenga. Reka ntangire mwiyumvire. Ni karibu Soso. Ntabwo utinze, ni byiza rwose. Ntibishoboka. Mama Muhuru, Karame, umpamagara kuki utambwiye ko Sugira ari hano? Si uburenganzira bwo kwashema kwakira uwo bashaka se? Uransubiza niwe mbajije? Soso, ihangane bitagenze uko wabyifuzaga ni ukuri. Shika kuri ako gatebe tuganira kuko urwo rwanyu rurabikeneye. Basi ntaribi. ariko Sugira na Soso murabona ko murimo guhinduka babiri kandi mwakagombye kuba umwe. Karabaye Atari wowe se? Yabaye wese ahubwo. Icyo mutazi rero, impamvu muri mu mpaka nk'izo nuko mwaburanye n'ubwo murarana. Ntabwo babashe gufata umwanya ngo basase inzobe baganire, buri wese agerageza kwishyira mu mwanya wundi. Sugira yabyemeye se? Aha, ntacyo mvuze bidakurura izindi mpaka. Ikigiye gukurikiraho noneho rero mugiye koroherana mutwemerere tubafashe kuganira nk'inshuti zanyu. Gusa muri rwose rega nta gikomeye gihari. Nta juru ryaguye, imibanire y'abantu yose ntibijya bibura. None se Sugira, Karame, Soso uramwanga? namwanga gute se kuko umwanga byaba bimeze nko kwiyanga? Urakoze Soso. Karame, we Sugira uramwanga? ubundi Sugira ni umugabo mwiza, gusa nuko icy'ingenzi twacyumvise muracyakundana, sibyo? Ubwo murashaka kubaka. Shema tujye mbere. Urakoze cyane. Ambo, mu kwinjira mu kibazo rero, reka twumve ko tucyumva kimwe, sibyo? Kugeza ubu ikibazo tukizi ko twakiguye na Sugira, wavuze ko ngo wowe Soso umuhatira gusezerana amategeko kandi we yumva atiteguye. Siko bimeze Sugira? Niko bimeze rwose. kuki se yumva ari jya umuhata aho kumva ko ari amategeko amuhatira kuyakurikiza? Ubundi se kuki adashaka kuyakurikiza? Ariko se wategereje ko ubushobozi buzageraho bukaboneka ikibazo tukakirangiza Soso? Kujya kuntera utategereje? Sugira, nategereje kubyibwiriza sinabibona. Igihe kirageze ngo mbisabe kandi bikorwe. Mwamwumvise ariko ukuntu ntunarika? Ibyo mwumvise ni bike. Ubwo muzi ko Soso ageze aho nkangisha no guta urugo. Naho byageze se kandi? Mama Muhungu, Karame, urugo ntafitemo agaciro. Urugo mbamo nk'indage we rurandemereye. Sugira, Karame, nibura se ikibazo cya Soso uracyumva? Ikibazo afite rwose kirumvikana. Ariko se niba ubushobozi ntabwo. wowe se wumva ubushobozi bw'ibanze bwaboneka mu gihe kingana gute Sugira? Mbo nta kuruhanya se buriya nk'imyaka 5 ntiyaba ariyo. Ngo yewe mwirirwe. Uragiye se kandi Soso? Soso garuka tuganire byanze bikunze turagira icyo tugeraho. Karimanzi, Ndakumva Yuriya. rero nagumye kukureba. Ndeba iki? Ni ishati nini wambaye se yakugize mutoya cyangwa wagabanyije ibiro kubera agasiporo? Yuriya nawe maze amahereza abandi bagabo baraza kujya bataramira ku icupa ngiye naramiye ku gikoma rutuku. Guti? Ngo ubwo se ushatse kuvuga iki? guta ibiro ntabwo ari siporo n'ubukene Yuriya. Urumva ndacyabasha kwambuka umupaka se nibura ngo mbone uduceri twa misi yose muvandi. Byose atari abanyabugo bateye ihagarara ry'urujya n'uruza ku mupaka wa Muhumuro na Bumanzi. Aho kubita abanyabugo se wabisa abanyabugome kare ryo zina ribakwiye. Ahubwo se wamenye none wishyano ryaguye ririmo kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Mba ni muri rwinshi ntabyo namenye. Umva reka ngo kubwira. bigeze bitera. Ngo imoza amarira ku miryango y'ababuriye ababo ku mpanuka yabaye y'ubwato. Ngo zizahabwa abanyabugo gusa. Tekereza rero. Ariko uziko ubusahiranda bw'abanyabugo bwabaye indangamuntu yabo. Ndakubwiye ngo nabisomye numva umutima wenze guturika n'ukuri kw'Imana. Ibyakubayeho sugira ngo hari undi w'inahangaha bitabaho. Ariko tekereza kugeraho ibigo by'ubwishingizi bitinyuka kurenza amaso abanyamuhumuro na Bumanzi ngo abanyabugo bazafata impoza amarira z'impande zombi. Ahubwo hari igitekerezo nayo nagize sinzi icyo kivugaho. Utekereza iki turamutse dukoze vuba bishoboka tugakwiza aya makuru abanyamuhumuro na Bumanzi batayamenye bakayamenya noneho. Tugashishikaza abantu tugakora imyigaragambyo tukagaragaza akababaro kacu. Kora
akira rwose. uri umuntu w'umugabo wenda kwemera. umva si ikintu cyiza nanjye ntekereje cyakorwa muri iyo myigaragambyo. Mbwira rero. indishyi z'akababaro abanyabugo bashaka kutuvuza tugomba kuziha dusahura mwene wabo wese ufite icyo atunze cyangwa icyo akora kimwinjiriza amafaranga iniwacu tukabisahura. Icyo gitekerezo ni inyamibwa rwose. dore uwa mbere tugiye kugezaho inkuru rero. Rita Rita we ariko uzi ko ufite amaso meza. ngende muzima shaka muzi ko nari namenye ko ari mwebwe. reka nanjye ntabwo nari nakubonye rwose. Nitambukeye da mwiriwe ariko mwiriwe neza. Rita ndakumva amakuru yawe ni meza. wamenye si inkuru yasohotse ku mbuga nkoranyambaga ivuga ukuntu ibisahira ndabyivugo byemeje kuvutsa impozamarira abanyamuhumuro na bumanzi baburiye ababo muri ya mpanuka y'ubwato. Tekereza Rita ngo nta munyamuhumuro na bumanzi uzasunutse ubuzuru ku mpozamarira zose ngo zizikubirwa n'abanyabugu ibyo birura. mbere ya byose ariko tubanze twumvikane mureke gukoresha imvugo yuzuye urwango mwita abandi amazina nk'ayo. niba se twarakaye ariko tubasingize sikariwe maze turifuza gushishikaza abantu tugakora imyigaragambyo none ngo ngwiki mwagiye mugerageza kugenda gahoro mu bintu bavandi. ngo tujye tugerageza kugenda buhoro. nyamara none se kuki tugomba kugenda gahoro uburenganzira bwacu buhonyo? mumbarize kabiri kangahe ku mbuga nkoranyambaga hagaragara amakuru akazamura imbamutima z'umujinya n'akababaro. nyuma umuyobozi Donate agashakisha ukuri akagaragaza ko byari biho kuki ntacyo byarigishije. ko twiga ubu murumva byihutirwa ari ugupanga imyigaragambyo aho kubaza nibura abayobozi bari muri komisiyo ihuje impande zombi ishinzwe gukurikirana iby'indishyi ngo bababwire ukuri kw'ibintu. mama tekereza rero duswasa tugasanga Josiane ntawe urimo. Imana yabyemera se bahi agomba kuba arimo tukamwishonguraho bihagije. Yego rwose. Josiane kingura yewe urakenewe. ese imwihangane ndaje mukecuru. Mwishonguraho neza cyane ndetse kandi waje mbese Josiane bite se? bishobora kuba ari byiza biraterwa namwe. icyo gikapu se kirimo ikibazo. ihangane gatura kimenye. ari ibyo nkeka byaba ari byiza. mfashe igikapu niyitire ku mwana ariko bahi nyakira kimfashe ariko se mwarise kunyicisha amatsiko mukecuru. urikosoye se? twese hari amakosa tugira. mwihanganire wenda nari nkoresheje ijambo ritaboneye. muzanywe no gushyira ibintu mu buryo. urebye byenda gusa nabyo bumva ahubwo. si ubwo nta gahumuro wumva ubundi Josiane? gahumuro k'iki? ishyikira kakanyamukinovore mwana wawe. si uko biza ibiki? iyi ntongo imwe ku mushito se niyo munsigarije kandi iyi ni iya rubanza kisa ahubwo. ubu reka uyikubita ibwene ukomeze uyitumbire gusa. wamuretse se cyangwa nibyo mwaje kwikurira hano? wiki Josiane ujye umenya ibyo uvuga twe ntabwo turi abarozi rwose. si uko se wivuga byinshi reka nsobanurire Josiane birimo kubera hano bahi. Josiane aka kanyama keza nako tukuzaniye ngo ukarye wumva ko kudufaranga dukomoka kuri ya myenda yawe twari tumeze. ngo guki mukecuru murashaka kuvuga ko iki gikapu kitarimo imyenda yanjye rero mungaruriye nk'uko nabitekerezaga? Josiane ni ibiki? wayikura niru na nyoni. wayabahi ntabwo bishoboka ko mwangurishiriza imyenda. kandi byashobotse. oya muri kwiganirira. baraganira nande sera. umukiriya yayikunze we yahise dushashura ngo ndababwiye ngo ahaga umuntu niba mutari mubizi. uko biri kose si igihe wahagwa cyangwa ngo uhabwe bahizi. ubwo rero tangira ugwe vuba. ahubwo se nyuma yo kudukirira ngo ntitugire umutima mwiza umuntu tukweretse inyuranyo koko. none se rwose twanze kugucura ku mafaranga yavuye mu myenda yawe turi abantu beza. no kunyidundaho bijemo rero biragaragara ko Josiane mutamuzi. Josiane se ni igikeri muraje mu mbone rero. ese niba wahembutse ako kanya mukaba utagakeneye wakambaye nkakirira ko n'ubundi wakihumurije bihagije. noneho aho ibintu bigeze rero ngewe ndababwiye ngo isaha imwe iyi irashira mutarazana imyenda yanjye hano ngo nyibone. ikibazo kirarenga umuryango kijye mu buyobozi kandi ndizera ko mubyumva neza. nabihoreye muravuga mugira ngo erega. Tiba wangu Maido. Tiba kahode
mana yanjye we none umugabo wanjye nikundira y'abafatwa n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabigira ntera manyo wama amahoro amahoro gusa te ndayakuzaniye yuzuye umutima wanjye abogaboga ntayibona ahengereza hano mu nyinya ibyo mvuga urabyumva cyangwa kandi ndaseka ndagukira igita wabonye ko intoki zanjye zigondeye ziteguye manyo ntunkoreho tera intambwe usubira inyuma se nyine hagati yawe nanjye turagira ngo hajyemo nde ko ku isi yose ntawahakwirwa atari njye guseka kwanjye ntacyo bikubwiye rero noneho ndire mbwira ndire hano huzuze ikizenga kugeza inkweto zawe zidandamye ariko si gusa ubanza hari uwakuneje adahari nyine uwakuntede n'imana yaturemye twembi ngewe ikangira agateke wibuka kugira umutemeri bihuye ngo myo manyo ndagusabye mvi iruhande nkeneye kuba njyenyine icyo utazi rero ni uko uzaba wenyine napfuye kandi gupfa ntabwo mbiteganya mbere y'imyaka 120. mana yanjye ariko kibanga rwose n'iki cyaguteye kwimika umwaga mu rugo rwacu kugeza aho urukundo rwacu dutangiye kwarikwaho n'ibitagangurirwa uzi kwigira umwere mu bintu gusa byose si wowe wabitewe ushyira ahagaragara urukundo ufite undi mugabo undi mugabo nde kanguka bwakeye reka kurota habona tiba manyo niba ugira ngo uzandagira bigukundira uribeshya uzabaze ngewe kibangamiye cye ntabwo ndingo umugabo ndamugire ntera icyo utaruzi rero noneho n'izina rye narimenya nirutse manyo ntabwo ari akiri akiri wahe ntabwo muzi rero niba uvuga akiri w'umupangayi wacu ndamuzi ariko akiri naba naragusumbisize mu buzima bwanjye ntawe nzi ariko ubwo urahanyanyaza urimanganya mu biki ko ari wowe uherutse kubyivugira urimo kurota hariwe niko byagenze se koko uko byagenze nyine sinari nkuryamye iruhande se sinabyiyumviye mana we ariko se nk'ubwo kuki wumvise ndota ibitaboneye ntunyeganyeze ngo mbudatiba nawe uri umufatanyacyaha rero urakoze kubyemera ku mugaragaro ngaho saba imbabazi manyo reka mera amatandwe bati ndumva mu muhogo hahise huma umwanya ukimira amacandwe rero ndagira ngo ngumenyeshe ko ibijyanye n'inzozi ari umutego nari nguteze none uguyemo wivamo ngo tiba icyakoze yakoze kumfata kumenya ko umugabo na sata ari porofeseri wa rusufero kandi nakubwiye ko igihe kimwe uzafatwa n'uburwayi tukagira ngo ni uko bisanzwe nk'ubwo uri guseka ikimaribo melody reka nseke kuko nasetse byaza kuntera gupfuruta ahantu hose ego komana ubwo ahantu hose ushatse kuvuga ni nka hehe na hehera ikibazo ni uko nanjye ujyanuje guseka ikintu nsetse rero ni ukuntu turi hariya muri banki imashini imaze kubara amafaranga kesiyera yasunitse ugakubita umutwe ku kiraro ugiye kuyasanganira nawe byakubaho sha icyakora sinakurenganya amafaranga tubikuje tuyabonye twari tuyakeneye pe ceceka ni imwe bajya bavuga ngo umuntu ajya kwiheba akabona ingati iraguye mbega ngo ubucuruzi bwo kuri interineti buradukuraho umuhinzi yakuye inyoni wahora n'ikigo twari tumaze kugwa umwuma kubera kutabasha kohereza ibicuruzwa hakurya y'imipaka ahubwo se ko nshimye tuyabikuje haraza kuturangiriza ibibazo ko nabyo byamaze kuba umurundo ni ukubanza tukicara tukareba ibyihutirwa kurusha ibindi ibyo niko kuri naho ubundi twakwisanga twayanyanyagije akarangira ntacyo akoze kigaragara icy'imbere kitagomba kwirengagizwa ni ukurangura ibikoresho dukenera mu kazi tutabiranguye se ko twahita tubura akazi ikibazo ni uko nabyo byahenze kubera ko nta biri kwinjira bivuye hanze ibihe turimo byo ni ibyo kwitwararika tubaye basama twakwisanga tugomba gusunika ingorofani mu muhanda da alo kubanza ukeka ko ndi umuntu ubonetse wese sha melody kurikira filime y'ubwiyemezi ariko njyewe mfite igihagararo gihamye nta muntu utabizi usibye wowe umva operasiyo ninjiye mikorwa byihuse kandi igatungana biboneye kumva iryo jwi ngo ni nyabuyobozi ntego ubasha ujya wumva karabaye melody wumvise azabe wawe ndi watwambuye se cyangwa n'uwo bakora bimwe oya niwe melody ntabwo wumva n'ijwi se niwe nta wundi urakoze gusobanukirwa no gusaba imbabazi amafaranga uyohereze bitarenze iminota 5 ube wiriwe ubwo nategereje ihangane baretse kugenda turagukeneye cyane muyobozi ndengabubasha iryo zina muri bwiwe nande mwanyumviriza gase muraho
ahubwo se si wowe twavuganye mu minsi ishize nyuma twaguhamagara tugasanga telefone yawe itariho njyewe wowe rwose cyangwa habayeho kwibeshya oya ni wowe nta kabuza urihangana dufite ibibazo byinshi byo kukubaza kandi rwose udusubize udaciye ku ruhande nibyo mwebwe mukorera icyo gitangazamakuru ngo iki mwanyereka amakarita yanyu atari ibyo ntacyo tuvugana ayinya naho ubutaha. iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788803816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na bumanzi hakemetsi ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. twongeye kubifuriza ibihe byiza aho muri hose nshuti mwese mukurikiye urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. Kuri uyu mugoroba turasoza ikiganiro twagiranye na Mukarugabiro Priska. Ubu noneho aratangira tubwira isomo rikomeye yakuye muri Musekeweya. Isomo rikomeye yansigiye, icya mbere ni ukutabiba amacakubiri mu bantu, ikindi yansigiye kugira ubumwe mu bantu. Ndagira ngo noneho ugira inama utanga ku bakina nk'urushaka wagiye wumva baba ari abumvise kera ugitangira kumva Musekeweya, baba ari ab'uyu munsi, uvuge abo ushaka n'abo ukunze kurusha abandi. Natanga inama kuri Manyobwa hari igihe yatanze itangazo ngo bamushakire umugabo. Icyo gihe umugabo aza kumubona, uwabonye uriya kibanga none ntago ari kumubanira neza, arashaka kugira ngo abone umusore wese amwikundire. Inama naha rero Manyobwa nuko yatuza akabana n'umugabo we ku mahoro, bakubaka urugo rwabo, niyo nama namuha. Undi muntu nanone naha inama ni Zaninka, kugira ngo nawe agaruke yumve ko abantu bose ari abantu, ye kuguma kubiba urwangano mu bantu, ye kuguma kuzana amacakubiri, nawe agirane ubumwe n'abantu, amenye ko umuntu ari nk'undi, amenye ko abantu bose ari abantu kimwe, atagumije gushyiramo amacakubiri. Mu bakina nkuru wa Musekeweya ninde wumva ushaka kureba mu maso ngo umuganirize? Umuntu nshaka kumenya cyane Manyobwa. Rero ikintu namubwira nti garukira aho ngaho, wubahe umugabo wawe, niwe wawe, aramwemera kandi aramukunda. Ikindi cya kabiri, Manyobwa azi neza ko adafitanye umwana na Kibanga, ariko agashaka kugira ngo amugereke icyo kibazo yifitiye, anamuce n'inyuma nyine. Undi rero nanone ni Batamuriza. Nawe namubwira nti komereza aho ngaho mu kubaka ubumwe n'umugabo wawe, kandi n'inama atanga zijya zigenda zubaka abantu. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo ugire ubutumwa uha abantu batajya bakurikira Musekeweya, unagire ubutumwa uha abantu bakurikira Musekeweya. Abantu batumva Musekeweya nabashishikariza kuyumva, kuko hagiye harimo inyigisho zabafasha muri sosiyete yabo babayemo. Bajye bayumva, bayitega amatwi, be kumva wenda se uburyo ki bavuge ngo ni ibiganiro bisanzwe, ahubwo batega amatwi bumva inyigisho zirimo zagenda zibafasha muri sosiyete yabo barimo. Ubutumwa mp'abayumva, abayumva kuyumva ni kimwe, no kukuramo inyigisho ni ikindi. Nabashishikariza kujya bayumva, bagatega amatwi neza, bakumva ijambo rivugiwemo, bakavuga batereka turisanishe n'ibyo turimo, turebe yuko kuyumva hari ikintu bitumarira. Rero nabashishikariza kugira ngo bajye bayumva, kandi inyigisho zirimo bazikurikize, nabwo bizajya bigenda bibafasha. Priska, urakoze cyane. Murakoze namwe. Uriyumva ute kuba uri muri studio za Musekeweya? Nyine ndumva binshimishije, kuko iyo nayumvaga naravuga nti uwanyereka nk'abantu bayikina cyangwa nk'ahantu ikorerwa bayikinira, kuko numvaga inyigisho zirimo nkumva atari ibintu bikorerwa hano hafi. Rero nyine nanjye ndumva binshimishije ko nyine mwampaye n'aka kanya tukaganira. Arakoze cyane uyu mukunzi Mukarugabiro Priska ku kiganiro cyiza tugejejeho. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya imuhumuro na bumanzi